polisi cyambabaje nuko bayishyize ku munsi umwe ni faranga se babonye faranga se si rya buri kipe hoya reka cyane rya buri kipe ubwo se yabyimbuye rero no mwikaba kuwa kabiri rya buri kipe ane buri kipe eze nitse muri kimwe cya kabiri ni rya buri kipe faranga ferwa vizaza ku mwanya wa gatatu na none se ubwo kwekeza ishize icyarimwe nishaka kubagonganisha nanjye ahangaha ntabwo yamwe yajyanye kuwa kabiri cyangwa kuwa kane noneho ijya gukabya iravuga ngo umwe hajya muri penalty nta penalty ziterwa muri kimwe cya kabiri bya bindi penalty no za peringanyije kimwe na barongera bagwa muri fili ya fili bya bindi byabo bya competition kimwe cya kabiri zatangira saa 9 ngundi saa 12 wa mutego bawugaruyemo ibintu bya competition asha shuti wanjye nago reka ko ndaza kumwihamagarira none namenye ko ari umunywanyi nago bakusantire rwose ni kosa match shaka kugiramo penalty aho mwamba ufata imwe kuwa kabiri saa 12 n'indi kuwa gatatu saa 12 saa 12 n'igice niba amategeko yaravuyeho saa 12 n'igice ariko gapu zaba yaciye n'ebyiri n'igice byarangiye bashyizeho n'ebyiri n'igice ariko nanone ntabwo byabikwiriye imwe yakabaye kuwa kabiri indi kuwa cyane abakunze umupira banareba izi match mu buryo butandukanye nabwo bwiza reka nibyo byiza bamwe bavuze abandi bakajyamo burya posita n'amabura kindi tujye tuvugisha ukuri binasa nabi gusohora abantu ubu ni Rayon Sport izakira ntabwo uzavuga ngo abafana bari barimo kuwa peri ngore yirabarikana none ari gihe ugira n'ibya peri izabanza ufite imihano tubibonere kabiranye tutabeshyanye umupira urarangiye ikivura kiraguye cyangwa mu kibaye kibaye cyinshi kwariye mu kimvura wabwira abantu ngo musohoke mujye hanze mu mvura iri kugwa ariko ni ikipe zige zirekara mu burenganzira bwazo nk'ibi byose nk'iyo Rayon Sport ikavuga iti mureke match yacu namukura ibe ku munsi wayo yaba ari kuwa gatatu nayo match ibe ku munsi wayo turi kurwana na shampiyona niki none se iyo mwashyize kwa gatatu ajya babyitwaza ngo ari abakinye ni Zimbabwe kanuza bayishinduye karandiriye abo babonye harimo karandire bahinduye karandiriye yakize ya Rwanda Premier League babijyanye reka tuyicemo nabonye hari ivuguruye nshyashya ngo harimo ngo match ya Zimbabwe n'amatariki bahinduye baje babizana amasaha babicurika byose shapfa rero mu Rwanda biragoye kugira ngo uzate n'ababyeti bigiye bacoroza n'abucuruzi bwawe rega na stade bagira ya mushoramo amafaranga nge mumbabaza ubu rero bari Leonidas ikintu bari gucagaguranaho rero ubu gikomeye cyane ariko kwishyuza ku kibuga company izahabwa isoko Rwanda Premier League iravuga iti biri mu biganza byacu Ferwa Fiti biri mu biganza byacu yobora kuko habaye insida FIFA nigwe yabaza Leonidas amakipe imwe muri yo namenye ko yivuga iti natwe turashaka kubyikorera ubwo bivuze ko ku ruhande rw'amakipe nayo yakwifuje ko buri yose yakabyikorera nubwo ari imwe ngiye maze kumenya Aperi yamaze gufata ibyayo ariko ndakubaza maze gusinya kontara zabo babonye abantu bazanye n'amajeri macaca amakuru mfite bari abaperi nibo bashobora gukorana na Ferwa oreka tubanze turebe duhere kuri urumva Rwanda Premier League kavuga iti nibishoboka nitwe dufite amakrebe mu biganza byacu na championnat muyafite se ngo iriya company Ferwa ngo irashaka kuyisunika sezita hakaba ariyo ikorera byose gasimburi yaririho none se ariko urumva nyine nayo ibifite abayisunika karyo nyine bamuna kubwiye ngo hari abashwanye na Muhire bapfa company yabo bagira bamutuka kuri radio twimye isokosha urumva namuhira bari n'abandi rero iyi yatangiranye na Aperi biravuga ko ari yishobora gukorana na Ferwa reka tubanze duseseme Rwanda Premier League ngakumira kare hari amasosiyete angahe hari amasosiyete angahe ashobora gufata oya ni benshi ari bararwana isoko yasaze none se baretse buri kipe ikagira ikampani yayo ikorana nabo buri kipe igasinya amasezerano na kampani yayo none bakajya zashaka zikagira none pourcentage Rwanda Premier League none dasina iravuga ati pourcentage kwiriye kuziwa ikipe iravuga ati rwete yo Rwanda Premier League nayo ishaka pourcentage ikipe itahembye harujya kuyamba Rwanda Premier League iravuga ati ana amafaranga duha amakipe abakozi duhemba ayo ni hamenye amafaranga Rwanda ubundi Rwanda Premier League akabaye ibyivuga ngo amafaranga duha ngo amakipe nayo mwakabaye mwarakuye mu bafatanye none se ubundi mutangaza Rwanda Premier League irashaka pourcentage uyu ni iyo umupira no yakoresha ikizi none se azagwa muri fonctionnement na development igira oya burya Ferwa vi kubwenga amafaranga yakubeshya ibindi
Ferwafa bakivuga Rwanda Premier League irashaka yikiza Rwanda Premier League iyobora umupira wa Premier Division nayo nije muri deuxième division nayo deuxième division Rwanda Premier League icyatumye ijyaho ubu Wigenda Rwanda Premier League niyo iyobora umupira w'icyiciro cya mbere mu gufasha mu kubasha karandire yabo irabarayikora urumva byabananiye rero ubu bifite ubuzima gatozi Ferwafa ajyaga yitwaza ngo nta buzima gatozi Ferwafa waranakosheje wabahaga ubuzima gatozi kane ari inzego zabicaje bagiye kuregera inzego Ferwafa yarabubimye siyo mpamvu bakubwira ngo Ferwafa ifite amakosa ubu nidutangiye kuba amatora ko yahumuye abipima amakote nibatangiye kuza yaba Rwanda Premier League ni inyamafuti yaba Ferwafa ni inyamafuti ubwo rero wewe wasaba ko byajya mu biganza by'amakrebe ikipe ikime niba ari izo pourcentage bashaka bakajya kuzibaza mu makipe nk'uko Rwanda Revenue ijya gusoresha buri muntu ku iduka rye si byose nk'uko izajya ijya mu bukwe ubundi Rwanda Revenue ibaza ikipe umusoro wishyuye ku matstand iyo Rwanda Premier League niba ishaka pourcentage ijya kureba ese wowe ariko bakemanga ko amakipe ashobora kubeshya abeshya se nibazakurikirana iyo umuntu abeshya se Rwanda Revenue bigenda bite kubita amapenalty n'uburyo bwo Rwanda Revenue igomba kuba ifite namwe systeme yikontorora abaguze yirebamo kugira ngo iyo pourcentage ahita iboneka amakipe arabeshya shyiraho uburyo nyine butuma batabeshya none se wagira ngo iyo abacuruzi babeshye Rwanda Revenue ni harimo abayibeshya nyine hari ariko nyine iyo guca kigufatira ibihano uzafata ikintu gitware nta facture ubwo rero Ferwafa iravuga iti umupira ni twebwe ba boss Rwanda Premier League iti natwe amakrebe nayaca amakrebe ati natwe mazi yo mu bivuga ikipe twakumva ngo imaze amezi 5 idahemba mukicecekera mukanga kuyareka karabra licensing yayo mwara yicucuye umupira yo mu Rwanda ubuse Faustin niba Ferwafa yabuze nka miliyoni wenda katubare nk'icumi kuri match za Rayon Sport imaze kwakira muri Stade Amahoro imaze kwenda 15 imaze kubonaho sibyo ubuse Rayon Sport iri mu kuvuga ngo na risala licensing tuzagwara abakinyi wambuye nimbe na Ferwafa irakubwira ati n'abasifuzi ni twebwe tubahemba we Rwanda Premier League ariko ava muri FIFA nagava mu wabo oya ava muri FIFA ari abasifuzi ari y'abasifuzi ava muri FIFA yewe tungutu twa transport bashabyihorere abari muri budget pourcentage izi pourcentage yacu zimara muri Ferwafa nizo kwirira wa muntu okay kamarade ari kumenyera kuvungurira ibanga kuvungurira ibanga cyane kaye guko rero nibyo kuri Rwanda Premier League umunsi barakina rero ariko rero se Etoile de l'Est na la Jeunesse ko mutambwiye iyo mivugururire ya calendrier reka tuzayigaruka he hari icyahindutse ndabona nta mpinduka mutanza bagiye bagarura iminsi n'ibikina amasaha byose wa match zimwe na zimwe ariko kuko hari journée zizaba bavuze ko bavuguri bataye reka none datugende niba usanzwe uyumva hari ya 26 n'iya 27 z'uku kwezi kwa kane hari journée sibyo umunsi wa 25 umunsi wa 26 uri ku itariki ya mbere z'ukwa gatanu niya kabiri niya ariko amugana naho harimo impinduka niya gatanu niya karindwi niya munani urumva ko uko biteye kuri iyo journée ya 26 niba Kiyovu izakina na Muhazi tariki ya mbere z'ukwa gatanu ariko kuri iyo journée ya 25 Rayon Sport izakina na Rutsiro tariki ya 8 nka yanjye APR ikine na Marine tariki ya 7 kandi bose ni journée ya 26 urumva ko aho niho nabona amatariki asa nacucitse none se kuri hari zizakira kuwa kane kuwa gatanu kuwa mbere kuwa gatatu no kuwa kane rero nizasoza kuwa kane iyo Zimbabwe sizaza ryari ntago mbizi jewe nawe izindi zo ziri ku mucyo journée za nyuma none ya 27 zimanuka bazegeranyije zageze ba parallel iya 27 izaba ku itariki ya 10 n'iya 10 mweka pene no zazakina zo kwa gatanu urumva journée ya 28 zizaza tariki ya 16 ya 17 n'iya 18 aho ni sawa kwa gatanu kwa gatatu no ku cyumweru journée ya 29 tariki ya 21 n'iya 22 hanyuma journée ya nyuma izaba yari yo ya 30 izaba ku ya 23 ya 24 n'iya 25 rebera ibivuga bavuze kuri journée ya nyuma cyo buriya bizagira wavuze kuri journée ya nyuma APR izakina na Musanze kuri Kigali Pele Stadium Leonande Reyo izaba yakinye na Gorilla ku munsi wabanje kuri Kigali Pele Stadium none ze bataze ya parallel z'ibyo ariko ibyo babikora zegeranye ibyo bazabikora iyo byegeranye barabihindura ariko buryo ushobora kwisanga wabuze ibibuga n'iki witaye mu mutego ugomba kubiteguza hakiri nabemera kujya Bugesera cyangwa bazemera kujya mu mutego ugasanga birabaye ku munota abayemera kujya kuri Stade Amahoro
icyiza wabikoze kare wakabikoze kare niba ari ubona ugenda uzishyurira kuri stade amahoro nawe utangiye ubwire Ferwa fati nanjye musabire stade amahoro hakiri kare nibyo Faustin kuko ushobora kwisanga ugiye kubikora nyuma ubundi june eshatu za nyuma zose akaba niba washaka kwitabaza n'amakipe akinira n'izimanuka nuvuze nk'iyo stade amahoro Rayon Sport izakina kwa kangahe kwa gatandatu ngo mbere ya APR ugasanga washoboraga gusaba stade amahoro ukayibona ntuyibone bitewe nuko abandi baje yewe n'izimanuka niba Kiyovu izakina rimwe wenda na reka tubare na Bugesera uracyemera nyine amasaha uzateka cyarimwe ari izo uzafata Rayon Sport niba ikira saa 12 hasi abazi bazabaye saa 9 Rayon Sport ikine wenda regional saa 12 ape ni bari ku mahoro hari zabanje saa uzakena muri saa kujya mu bihugu managing stade amahoro utayishizemo muri biriya bintu ushobora kuzayikenera wajya kwisaba ugasanga abandi barayitwaye cyangwa arimo igitara sinzi niba icyo kintu harimo inama ku rwego rwo kwantisipa wakaba vuga uti stade amahoro itariki mudufashe kugira ngo competition yacu itazabiha ko kuzagera ku munota wa nyuma inganya amanota na ko ikigwanya ni rimwe rya tari wenda tugakenera ko ikipe imwe ikajya ku kindi ugateganya gusaba stade amahoro izi kipe zimanuka ni nyinshi sibyo za Gorira za Gasogi zihuriye ku manota amwe aho ngaho ubwo bakusantire mu butumwa rero ntago ari bakusantire ni ya Rwanda Premier League ni gusi ndimo kubwira yitegura cyane ni gusi ni Gustin